man bana uzubaka masjida lillah, uzubaka umusigiti lillah. Aka kantu lillah gakuramo ubwishongore, gakuramo ubwibone, gakuramo riya'u. Lillah icyo ukibagiye ukavuga ngo man bana masjida, ukavuga ngo uzubaka umusigiti ngo azabona aljanna, waba wibeshye cyane. Wibagiwe lillah, kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Naho imisigiti yubakwa ni myinshi, hari abubaka imisigiti ariko nta gutinya Imana, bakubaka imisigiti riya'an, ubwibone n'ubwishongore. La taqum fihi abadan, nguramenye ntuzawusengeremo. La masjidu usisa ala taqwa, ngo umusigiti wubakiwe ku gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ahaqu an taquma fi, ngo niwe ukwiriye gusengeramo gusa. Reka mvuge iki kintu, hari ahantu usanga umuyisilamu mutorera salama akakurakarira kubera bari kumwe nabo. Uri kumwe n'abantu batari abayisilamu, umuyisilamu akakubona kuzi ingofero ye yikuyemo, ugasanga ingofero yikuyemo, ikanzu ntayo, yiyambariye udupantaro n'ibiki, wamutorera salama akakurakarira cyane. Wallahi mutinye Allah subhanahu wa ta'ala. Islamu alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. إخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون الطاعون. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم منها. ikuzo ishimwe n'ibisingizo byuzuye bizira inenge, nta wundi dukwiriye kubisingiza uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Allah we dusaba ubufasha, Allah we dusaba imbabazi z'ibyaha byacu. Uwo Allah subhanahu wa ta'ala yayoboye nta wamuyobya, ndetse n'uwo Allah subhanahu wa ta'ala yaretse akaguma mu buyobe bwe nta wamuyobora. Ndahamya ko nta yindi Mana ikwiye gusengwa no gusingizwa uretse Allah. Nkanahamya ko Muhammadi ari intumwa ye akaba n'umugaragu we. Allah subhanahu wa ta'ala yamwohereje, amwohereza ari rahmatan lil alamin, ari impuhwe ku biremwa byose. Wa qurratu a'yunina, akaba ibyishimo by'amaso yacu. Ya Allah, muhundagazeho amahoro n'umugisha byawe nabo mu rugo rwe n'abasangira ngendo be na buri wese uzakurikira inzira ye kuzageza ku munsi w'imperuka. Bavandimwe biringiye Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, nshuti z'intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ndabagira inama nanjye ubwanjye ntibagiwe yuko dukwiriye kurushaho kugandukira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, dutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah
aratubwira ati inna lilmuttaqina mafaza, mu by'ukuri abagandukira Allah nibo bafite intsinzi ejo ku munsi w'imperuka. Nanone Allah subhanahu wa ta'ala akongera akatubwira ati yemwe abamaze kwemera Allah, mutinye Allah ukuri ko kumutinya, muramenye urupfu ntiruzabagereho ngo rubasange mutari ku Bisilamu. Bimana mushikame ku dini ryanyu, murihagarareho, mugire istiqama, mugire igihagararo. Urupfu ntiruzabasange mutari kuri istiqama bavandimwe b'Isilamu. Nanone mu nyigisho zacu z'uyu munsi ntago twakibagirwa kubakangurira kugira icyo twita gushikama ku magambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo imvugo nziza iragira iti amagambo meza ni amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndetse n'inzira nziza ni inzira twahariwe n'umukunzi wacu intumwa yacu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ikibi ni igihimbano mu dini. Igihimbano mu dini nta handi kiganisha umuntu uretse mu buyobe, ubuyobe nta handi buganisha umuntu uretse mu muriro wa Jahannam. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala aturinde kuba mu banyagihimbano, adusabe Allah subhanahu wa ta'ala aturinde ibihano by'umuriro wa Jahannam. Bagaragu b'Uwiteka, ama khutbatuna liyawm, khutba yacu y'uyu munsi fi fadli bina'il masajid, iraza kugaruka ku ngabire n'ibyiza, ibyiza n'ingabire byo kubaka imisigiti. Bina'il masajid, kubaka imisigiti cyangwa se kuba barinzi b'imisigiti ya Allah subhanahu wa ta'ala, cyangwa se kubungabunga imisigiti ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira mu magambo ye matagatifu agira ati innama ya'muru masajid Allah, ngo mu by'ukuri abazirikana bakubungabunga imisigiti ya Allah subhanahu wa ta'ala ni abantu bafite sifa enye. Innama ya'muru masajid Allah, ngo aba bandi bazirikana kubungabunga imisigiti ya Allah subhanahu wa ta'ala man amana billahi wal yawmil akhir, ngo ni ba bandi bemeye Allah subhanahu wa ta'ala ndetse bakemera n'umunsi wa nyuma. Wa aqama as-salah, bagahozaho amasengesho atanu. Wa ata zakata, bakanatanga zaka, amaturo y'imitungo yabo. Walam yakhsha illa Allah, ngo ntibagira ikindi batinya, ntibagira undi basenga illa Allah, uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Ibyo bintu bine Allah subhanahu wa ta'ala atubwiye muri iyi aya iboneka muri surati Tauba aya ya 18, ati innama ya'muru masajid Allah, ati mu by'ukuri abazirikana ingoro za Allah subhanahu wa ta'ala man amana billah, ni ba bandi bemeye Allah subhanahu wa ta'ala, bafite tasdiq, bemera by'ukuri nta buryarya. Uyu munsi turaza kureba muri khutba yacu nituyisoza koko nimba turi muri ba bandi bemeye Allah subhanahu wa ta'ala, kubera yuko dufite umwitozo ukomeye cyane nyuma y'iyi khutba. Uyu munsi turaza kumenya bemera Imana by'ukuri n'abishushanya mu dini rya Allah subhanahu wa ta'ala. Nubwo bigoye kureba ku mitima y'abemera Imana, ariko bagaragu b'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yaduhaye ibimenyetso bigaragaza abamwemera by'ukuri, ba bandi bemera umunsi w'imperuka yuko ari abamwemera ariko basari, bahozaho amasala atanu, bakanatanga zaka, hanyuma ntibagire undi batinya uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Allah asozi agira ati fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin, ngo birashoboka yuko abangaba ku munsi w'imperuka bazaba muri ba bandi bayobotse. Bagaragu b'Uwiteka, qala Abu Ja'far at-Tabari, Abu Ja'far Imam at-Tabari mufassir al-Quran, umusobanuzi wa Qur'ani, ageze kuri aya mu sura ya 9 aya 18 ayigezeho, qala yaravuze ngo
فخليق بأولئك الذين هذه صفتهم أن يكونوا عند الله ممن قد هداه الله للحق وإصابة الصواب. إمام جعفر الطبري aravuga ngo ziriya sifa enye tubonye abavuga abo Allah subhanahu wa ta'ala avuga muri iyi aya ngo abo Imana yabayoboye by'ukuri kandi nibo bageze ku kuri. Abemeye bakemera umunsi w'imperuka, hanyuma bagahozaho iswala, bagatanga imitungo yabo, ntibagire ikindi kintu batinya uretse Allah, ngo abo ngabo Imam Jafar al-Tabari aravuga ngo abo ngabo bavuzwe muri izo sifa, ngo abo ngabo miman qad hadahu Allah, ngo ni bamwe mu Allah subhanahu wa ta'ala yayoboye lil haqqi kukuri wa isabati sawabi, ngo ni nabo bageze koko kukuri bagaragu Uwiteka. Iyi aya sababu nuzulu yayo Ibn Ishaqa, umwe mu banditse sira y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ahadu kutabi maghazi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama, avuga hadithi asobanura sababu nuzulu y'iyi aya, avuga ko ngo Quraishi, Abarabu birataga bavuga bati nahnu Quraish, twebwe turaba Quraishi, wa nahnu suqatu lil haji, ngo ni natwe duha amazi abaje gukora hija, wa nahnu umaru bihadha albayt, ngo ni natwe twubatse iyi nzu ya haramu, wa nahnu wala afdalu minna, ngo nta mwiza uturuta. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية, nuko Allah subhanahu wa ta'ala maze kumva uburyo bishongoraga amanura iyi aya arababwira ati innama, mu by'ukuri ba bandi bubaka imisigiti ya Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo ari abubaka imisigiti barangiza bakishongora, ntabwo ari n'abita kuba haji gusa, oya, kereka uwabikoze lillah man amana billah. Imana ibasubiza ibwira abakoresha iti oya, ibyo muvuga oya mwe mwitonze gato. Aya imanuka igaragaza abubaka imisigiti nyakuri. Nukuvuga ngo uramenye rero utaza kuba muri babandi biyemera bajyari bavuga bati ngiye nubatse umusigiti hariya, shyira umusigiti hariya, murangiza uvuge ngo nawe koko wubatse umusigiti. Uwubaka umusigiti nyawe ni wa wundi wubaka ariko yemera Allah subhanahu wa ta'ala. Imana iza gutanga igisubizo cy'abubaka umusigiti. Uwubatse umusigiti ntabwo agenda yishongora avuge ngo ngewe nubatse umusigiti, ahubwo icyo gikorwa agikoze kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Nyuma yo kugikora rero ntabwo akurikiza amagambo ngo agire alman, agende yirata yishongora igikorwa yakoze, ahubwo ashaka ko Allah subhanahu wa ta'ala mwakira icyo gikorwa akakigira ibanga, ndetse akagitega ibihembo kuwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ntagende yishongora yirata yiyemera ngo yumve ngo yubatse umusigiti. Imana iti innama ya'muru masajid Allah, abubatse imisigiti ya Allah nabemeye Allah bakemera n'umunsi w'imperuka. Abazi tarifu ya iman, definisiyo ya iman, imani ni ukwemera Imana n'abamarayika bayo n'intumwa zayo n'ibitabo byayo, akemera umunsi w'imperuka, ndetse akemera n'igeno ry'icyiza n'ikibi. Abo ngabo nibo bavugwa ngo nabemera Imana, bujuje ibyo ngibyo. Ariko uko kwemera kukaba kuzira uburyarya bavandimwe bagaragu Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ariko nyuma yaho ngaho ntabwo ari aho bigarukiye gusa. Uko kwemera kwawe kugomba kugaragarira mu guhozaho iswala eshanu mu musigiti hamwe na imamu. Nimba wubaka umusigiti ariko ntusare, ntabwo uri muri babandi Allah subhanahu wa ta'ala arimo kuvuga bubaka imisigiti. Nose wubatse umusigiti nurangire ntuwusariyemo, ubwo ngubwo wubatse umusigiti. Nukuba rero umusigiti nyuma yo kuwubaka ukenerwa no gusengerwamo. Bavandimwe wa Islam,
usanga hari ahantu imisigiti yubatswe mu byaro ariko ugasanga ntisengerwamo, yaratashywe n'inyoni n'ibisiga n'ibiki, kubera yuko twubatse imisigiti twarangiza ntitwayisariramo. Imarul masjid rero, kubaka umusigiti rero nyakuri ni ukubaka ariko ntimuwutererane, mukawukoramo iswala 5 ku munsi. Umuyisilamu ategetswe gusara amasengesho 5 ku munsi kandi akayisari hamwe na imamu. Umuyisilamu w'umugabo ntabwo yemeye gukora iswala ye mu rugo, umuyisilamu usarira mu rugo. Icyo ni ikimenyetso. Iswala y'itegeko ya farad akayikorera mu rugo ni ikimenyetso kigaragaza yuko nta istiqama afite mu mutima we. Bagaragu Uwiteka, kugira istiqama ni ukugomba gusari hamwe na imamu musigiti ibipindi 5, iswala 5, ntugire nimwe igucika. Nibwo uri muri babandi Allah arimo kuvuga ngo abemeye abubaka imisigiti ya Allah ni babandi bemeye Allah n'umunsi w'imperuka, barangiza icya kabiri bagahozaho iswala. Ibyo rero iyo umaze kubikora, nyuma yo gusari nabwo hakurikira iki? Gutanga. Muzarebe aya nyinshi za Qur'an uko zivuga ibijyanye n'iswala bigendana no gutanga zaka cyangwa se sadaka. Bivuga ngo icya gatatu nyuma yo kwemera Imana n'umunsi w'imperuka, ubwo ni imani muri rusange. Icya kabiri ni gusara, icya gatatu ni ugutanga zaka mu mitungo Allah subhanahu wa ta'ala yabahaye, mugatanga. Ubwo nibwo uba wubaka umusigiti, kubera yuko umusigiti iyo uje gusari wemeye Imana, uje gusari ariko ntutanze zaka, ntabwo umusigiti uzakomera. Umusigiti kikubwira umusigiti wubakitse ukomeye ni uko abasilamu bawusariramwo banatanga zaka, banatanga sadaka, batanga imitungo yabo. Abo ngabo nibo babubatse umusigiti byo kuwubaka, kandi barangiza bakagira istiqama, ntibakangwe n'imiyaga, ntibakangwe n'ibyo ari byo byose, ahubwo bagashikama ku kwemera kwabo. Walam yakhsha ila Allah, ntibagira ikindi batinya uretse Allah subhanahu wa ta'ala, ntibagira ikindi basenga uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Allah rero abaha inkuru nziza avuga ati fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin, ngo abo ngabo nibo bashobora ku munsi w'imperuka kuzaza bari mu bayobotse. Imamu Tabari rero avuga ati abarangwa n'izo sifa enye tuvuze, abo ngabo mu by'ukuri nibo bahagaze ku kwemera. Warawa al-Bukhari wa Muslim, nanone Bukhari hamwe na Muslim fi sahihayhima, muri sahihi zabo ebyiri batwakiriye hadithi min hadithi Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, batubwira hadithi bakomora kuri Uthman ibn Affan, Imana imwishimire, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, avuga yuko intumwa ya Allah Imana ihamahoro n'umugisha yaravuze iti man bana masjida lillahi bana Allahu lahu fil janna mithla. Uthman ati intumwa ya Allah yaravuze iti uzubaka, man bana uzubaka masjida lillah, uzubaka umusigiti lillah. Aka kantu lillah gakuramo ubwishongore, gakuramo ubwibone, gakuramo riya'u. Lillah icyo ukibagiye ukavuga ngo man bana masjida, ukavuga ngo uzubaka umusigiti ngo azabona aljanna, waba wibeshye cyane. Wibagiwe lillah, kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Naho imisigiti yubakwa ni myinshi, hari abubaka imisigiti ariko nta gutinya Imana, bakubaka imisigiti riya'an, ubwibone n'ubwishongore, ngo muzaze murebe umusigiti dufite ukumeze, ukabona umusigiti mashallah ni mwiza ariko utarubakiwe kuri taqwa, utarubakiwe kugutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Niyo mpamvu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ubwo yari mu rugendo iva Maka yerekeza i Madina, yubatse umusigiti bita Quba. Hanyuma
yubaka n'umusigiti wawo Masjid Nabawi, hanyuma haza kubakwa umusigiti kujya kinwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umusigiti witwa Dirar, umusigiti wubakiwe ubuyobe, umusigiti wubakiwe kurwanya Imana n'intumwa yayo. Hanyuma intumwa y'Imana barayihamagara irimo kugenda yerekeza ni Hunain ni Khaybar, sinibuka neza ariko ni hamwe muri aho ngaho, ndumva ari Hunain, irimo yerekeza Hunain. Baba nafiqin ryarya batangira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam baribwira bati ya Rasulullah, turashaka yuko usarira muri uyu musigiti. Intumwa y'Imana ko yari ku rugendo irabwira ati insha Allah ni ingaruka uyu musigiti nzawusariramo. Intumwa y'Imana ikomeza Hunain, hanyuma ikubuse Hunain ikatigaruka. Ageze mu nzira yibuka yuko hari abasilamu bambwiye kujya gusarira mu musigiti Masjid Dirar, umusigiti w'ubuyobe. Hanyuma agiye habura umwanya muto ngo igere hafi ya musigiti, malaika Jibril aramanuka aramubwira ati la taqum fihi abadan, nguramenye ntuzawusengeremo, la masjid usisa ala taqwa, ngo umusigiti wubakiwe kugutinya Allah subhanahu wa ta'ala, ahaqu an taquma fi, ngo niwe ukwiriye gusengeramo gusa. Kubera kugaragaza ko hari imisigiti abantu bubaka badafite khushu, hari imisigiti abantu bubaka badafite iman, hari imisigiti abantu bubaka badabikuye kuri Allah subhanahu wa ta'ala, atari ukubera Allah subhanahu wa ta'ala. Niyo mpamvu rero ngarutse kuri hadithi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallama, Imana ihamahoro n'umugisha, yaravuze iti man bana masjida lillahi bana Allahu lahu fil janna mithla fa ahlul qubur fi quburihim murtahinun. Bagaragu Uwiteka abantu ye bamaze gupfa mu kaburi zabo bagirwa ingwate, bagacungurwa n'ibikorwa byabo. Wa anil amalihim munqati'un, ibyo bakuraga hano ku isi biba bihagaze. Wa ala ma qadimu fi hayatihim muhasabuna wa mujiziyun, ahubwo ibyo bakoze bikaba bigiye kubarurwa, bakabihemerwa cyangwa se bakabihanirwa. Bityo uwapfuye yariteganyirije ibikorwa byiza, uwo nguwo ibikorwa bye bizamubera incungu yo kurokorwa ibihano byo mu kaburi. وبينما هذا الموفق في قبره الحسنات عليه متوالية. ومن uri mu kaburi rero yarakoze ibikorwa byiza, ibyiza yakoze biramugarukira byihuta ari byinshi bimeze nk'isoko ridakama. Wal ujuri wal afadil alayhi mutawaliya, ndetse akabona ibihembo n'ingabire zikomeza ziyongera zikurikirana zidacika zidahagarara. Yantaqilu min daril amal wala yanqati'u anhu thawab, akava muri iyi isi cyangwa se iyi transit yo gukora ibikorwa bizatuma abona ithawabu zidacika ejo ku munsi imperuka. Watazdadu darajatu, hanyuma inzego ze zikazamuka, akazamuka mu nzego. Watatanama hasanatuhu watatadhaaf, ibyiza bye bikiyongera bikazamuka. Tanama ni tanim ya gutera imbere, bikazamuka. Watatadhaafu, bikiyongera. Ujuruhu wa huwa fi qabrihi, ari mu qabri ibyiza yakoze bigakomeza byiyongera. Uwo ninde rero? Ni muri babandi bubatse imisigiti kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Fama akramaha min hal, uwo ni wa wundi witeganyirije, uwo ngo ni uza ufite iherezo ryiza. Wama ajmalahu wa atyabuhu min ma'alin, uwo ngo ni ufite iherezo ryiza. Twifuze kuba mu bantu nk'abo ngabagaragu Uwiteka. Wenda mbere yuko nza gusoza khutba yanjye, reka nsome iyi hadithi rawahu al-Bazzar fi musnadihi. Iyi hadithi yakiriwe n'uwitwa al-Bazzar muri musnadiwe min hadithi Anas, ni hadithi ya Anasi anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, avuga ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yavuze iti sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi, ngo ibintu birindwi bikurikira umugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabu yajri lil 'abdi, bikurikira cyangwa se bitemba. Ijambo yajri tajri mitatala na yajri, nukuvuga ngo umuntu
ibintu birindwi bitemba nk'uko amazi atemba bidakama nyuma yo gupfa kwe ari mu kaburi ye. Ibyo birindwi rero, man allama ilman, uwa mbere ibyo birindwi bihora bitemba ithawabu zabyo n'ibihembo byabyo bidakama. Uwa mbere ni man allama ilman, ni wa wundi wamenye ubumenyi nawe akabwigisha abandi. Bagaragu b'Uwiteka, tube mu bantu bigisha ubumenyi dufite, kubera ko ubumenyi ufite n'ubutanga ukabutanga lillah, kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Hari abatanga ubumenyi bwabo kubera gushaka ubuzima bw'isi cyangwa se tubikore kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Uwo numwe. Uwa kabiri, au ajra naharan, cyangwa se wa wundi wasanze umugezi ufite amazi agashyiraho ibigega byohereza amazi, nabifata nka wasake, nkuko wasake igenda igafata amazi ariya ku ruzi rwa Nyabarongo ikohereza ku baturage bakabona amazi. Abemera Imana bashaka ijuru batanguranwe muri ibyo bikorwa, bafite amafaranga, mugire vuba nimucikwe. Jya ku mugezi uha amazi abantu. Ibyo ni bimwe mu bikorwa byiza. Amakampani akomeye cyane, abafite amafaranga, babandi bafite amafaranga nabo bita ba philanthropy, bakora ibikorwa byiza. Ahangaha harimo inzira yo gukora ibikorwa byiza. Au ajra naharan, cyangwa se agafata ibigega, agafata amazi avuye mu migezi agahereza abaturage amazi meza. Uwo nguwo icyo gikorwa nawe ngo ntigizacika igihe cyose iryo vomo, ayo mazi meza yahaye abaturage bakiyakoresha. Uwo ni uwa kabiri. Uwa gatatu, au hafara bi'ran, ntabwo afatiye amazi ku mazi atemba ngo ayageze ku bandi, ahubwo ageza hano abantu kubona amazi ari ikibazo, agacukura mu butaka, agacukura amazi akoherezayo imashini zizamura amazi, agahereza abantu amazi, amavomo, gukora amavomo, abantu bakabona amazi meza bakagira ubuzima bwiza. Nguko ibyo bikorwa, uwo nawe ari muri ba bantu barindwi ibikorwa byabo bizakurikira bidakama nkuko amazi atemba dakama. Hanyuma uwa gatatu, au gharasa nakhalan, wa wundi wateye igiti, agatera igiti, cya giti gifite amatunda, abantu bagaca imbuto zivuye kuri cya giti bakazirya. Ubwo uri mu bagira neza. Nimba ukora ibyo bikorwa, imenye yuko nawe uri muri ba bandi barindwi ku munsi w'imperuka bazabona ibihembo biturutse ku Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ndetse no mu mva yabo mu kaburi bagatangira kubona ibihembo mutawali ya mutadafi ya mutanama, bikomeza byiza bizamuka bidevelopa kubera iki? Ibyiza bakoze bakiri hano kuri isi. Uwundi uwa kane, au bana masjidan, uwa kane ni uwubatse umusigiti lillah, twayibonye hadithi. Au waratha mushafan, uwa gatanu ni wa wundi uwa gatandatu, waratha mushafan, yazunguje abantu imisafu. Imisafu angahe icyo bishatse gusobanura, ukajya muri imprimerie ugasohora ibitabo bya Allah subhanahu wa ta'ala, watamaru tiba aktharu min masahih wa tuwazi'uhu fil masajid, ukakora ugasohora imprimerie z'imisafu, kaza ukayitanga, ugakora distribution y'imisafu umusigiti, buri mu Islam ukamugezaho umusigiti. Masha Allah, Qur'an yarasobanuye mu Kinyarwanda, irahari turayifite electronic, ariko ukabasha noneho no kuyigeza ku Bayisilamu utari bubasha kugera muri ubwo buryo bw'ikoranabuhanga bwa electronic. Ukaba wakora imprimerie y'amasafu, ugatanga imitungo yawe, imisafu ikaba myinshi mu misigiti. Bagaragu b'Uwiteka, uwo nawe azabona ibihembo uko buri muntu asomye musafu yakoreye imprimerie yasohoye. Uwo nguwo umuntu wese uzajya usoma buri nyuguti azabonaho ibihembo. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikavuga iti, la aqulu alif lam mim harf, simvuga ko alif na lam na mim ari inyuguti imwe, ngo ahubwo alif harfu wa lam harfu wa mim harf, ngo uzajya usoma buri nyuguti yaba ari alifa ifite ibihembo bi ashara muthariya, byikubye inshuro 10 kugeza kuri alif lam mim ibihembo 30. Usomye Qur'an warayikoreye tiba, warayikoreye imprimerie, icyo gihe uzamusarura ibihembo byinshi cyane. Uko abantu basoma
Qur'ani wakoreye primori abo bose bazakubona uzabakuraho ibihembo kandi nabo babona ibihembo uwanyuma au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi cyangwa se wa undi wasize umwana mwiza yatoje uburere yajyanye mu ishuri atari babandi babyara abana bamara kubabyara ugasanga babaye bamayibobo iryo jambo nago rigikoreshwa mu mbabarire ariko umubyeyi uzabyara umwana we ntamuha uburere ntamujyane mu ishuri azaba ari we wihuguje ntabwo azahuguje uriya mwana kuko uyu mwana wamujyanye mu ishuri ukamuha uburere bwiza akiga akagira ubumenyi agasobanukirwa ukamurera psychologically ukamurera nafsiya ukamurera mu mutima ukamurera iktisadiya ukamurera sulukiya ukarera umwana wawe akagira imitekerereze mizima ukarera umwana wawe economical ukamurera mu bukungu ntabe wa mwana usabiriza ukategura umwana wawe sulukiya mu mico theologically ukamurera mu buryo bwa theology bwo kumenya Imana uwo mwana la shakka nta gushidikanya sayastaghfiru laka ila Allah azajya gusabira bada mautika nyuma yo gupfa kwawe kuko wamuhaye uburere abo ngabo rero barindwi bagaragu Uwiteka intumwa y'Imana yavuze muri hadithi yakiriwe na Anas umusangire ngendo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallama avuga yuko abo bantu bazakora ibyo bikorwa abo ngabo ibihembo byabo bizabasanga bakimara gupfa bari mu kaburi bizabera incungu y'ibyo bakoze hanyuma ngo ibyo bihembo byabo bihoreho ubudahagarara nkuko iriba ritemba cyangwa se imigezi itemba idakama wala asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالذكر الحكيم أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم لا إله إلا الله شريك له اللهم تقبل الحمد لله الذي خلقنا الحمد لله الذي أنعمنا بالإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى ثله إلى يوم الدين أما بعد نونجه gukuza Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala we watuyoboye uw'Islam ntabwo twari buyoboke iyi nzira y'uw'Islam yo Allah subhanahu wa ta'ala dashaka kutuyobora bagaragu Uwiteka dushimire Allah subhanahu wa ta'ala tumukuze wala in shakartum la azidannakum ngo nimunshimira nzabongerera bityo gushimira iyi nema y'uw'Islam ni ibintu bikomeye cyane bagaragu Uwiteka gushimira inema y'uw'Islam rero nugudaterwa ipfunwe n'ukuri umuyisilamu reka mvuge iki kintu ari ahantu usanga umuyisilamu mutorera salama akakurakarira kubera bari kumwe nabo uri kumwe n'abantu batari abayisilamu umuyisilamu akakubona kuzi ingofero yayikuyemo ugasanga ingofero yayikuyemo ikanzu ntayo yiyambariye udupantaro n'ibiki wamutora salama akakurakarira cyane wallahi mutinya Allah subhanahu wa ta'ala Islamu ni inema ikomeye cyane nta nuwinjira mu Islamu uretse uwo Allah subhanahu wa ta'ala yabuhitiyemo none wambaye ikirezi ntuzi ko kera ishimire kuba mu Islamu fani wa Islamu ku munsi wa ijima nguku ntuze wambaye ipantaro ambara ikanzu ushyiremo ingofero ushimishwe no kuri umuyisilamu yego umuyisilamu si ingofero si n'ikanzu si n'ikiremba ariko noneho ishimire kuba umuyisilamu nimba abantu bafite urufu ibibaranga bafite ibyo bazwiho kubera iki utinya kugaragaza icyo uri cyo ibyo ni ibigaragaza yuko mu minsi iri imbere nibikomeza gutyo urubyiruko bakaba bataye umuco w'idini mu minsi iri imbere w'Islamu nta buzabuhari mu muco w'idini harimo kwambara ikanzu n'ingofero ukambara neza ukajya mu musigiti ukajya gusara
ugatorera salama uzi n'utazi ukamutorera salama. Uwo muco tuwukomeze bagaragu b'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo nema rero tuyizirikane yo kuba Allah subhanahu wa ta'ala yatugize abayisilamu, tuyemere kandi tuyishimire. Ikindi ngira ngo mvuge nuko intumwa yacu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo yayohereje gutyo gusa, ahubwo yayihaye igitabo ayihereza na hikma sunna ze. Dushikame kuri sunna z'intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dushikame kuri sunna z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ubwo nibwo bw'Isilamu bagaragu b'Uwiteka. Tubushikameho rero twe gutegwa ipfunwe n'icyo turicyo. Mana nyagasani hundagaza amahoro n'umugisha byawe ku ntumwa yawe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nabo mu rugo rwe, n'abasangira ngendo be, na buri wese wakurikiye inzira ye kuzageza ku munsi mperuka. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارضى عن الخلفاء الراشدين. Mana nyagasani nyuma yo gusabira intumwa yawe, reka dusabire n'abasangira ngendo bamushyigikiye bakabana nawe bakamutabara ndetse bagakomeza kwamamaza iri dini kugeza aho natwe rutugezeho. Reka duhere kuri Abi Bakar radiyallahu anhu wa Umar na Uthman na Ali na bariya batandatu bahawe inkuru nziza yo kujya muri aljana bakiri bazima. Allahumma izza al-islam wal muslimin, Allahumma izza al-islam wal muslimin, Allahumma habbib ilayna al-iman, Allahumma habbib ilayna al-iman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. Mana nyagasani duhe iman, uyirimbishe imitima yacu, uyitakishe ibituza byacu, kandi Mana nyagasani udushyire mu bayobotse bayoboka bakayobora abandi. Allahumma Mana nyagasani twangishe ubukafiri n'ubunafiki. Mana nyagasani twangishe kuguhakana, utwangishe uburyarya mu mitima yacu, duhe gushikama ku dini ryawe ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, nkweretse imfubyi, nkweretse abapfakazi, nkweretse abashomeri, nkweretse abakene ubakungahaze, abashomeri ubaha imirimo yo gukora, abarwayi ubakize. Mana nyagasani abo bose bababaye baha ibyishimo mu mitima yabo, duha umutekano n'ituze mu ngo zacu ya Allah. Mana nyagasani tubera umurinzi, kubera yuko ibitari wowe nta burinzi bufite. Niwe murinzi urinda, ukarinda n'urushishi, ukarurinda n'umuyaga nturuhuhe ya Allah. Mana nyagasani rero tukwishyize mu burinzi bwawe, twishyize muri antibare yawe, turinde shayitani na mosya ye, turinde abagome n'abagambanyi, turinde buri wese udushakira ikibi, turinde buri wese udatwifuriza neza. Mana nyagasani wowe wese ufite imigambi mibi umuhindura imigambi, wigira imigambi myiza. Mana nyagasani kandi ntabwo twasoza izi nyigisho zacu tudasabira igihugu cyacu, tugisabira amahoro, tugisabira umutekano, tugisabire iterambere. Mana nyagasani igihugu cyacu gihe inema. Mana nyagasani kandi n'abayobozi bacu turabagukize mu biganza byawe. Mana nyagasani ngubane nabo, ubahe imbaraga zo gukora ibiteza abagaragu bawe imbere. Mana nyagasani ukomeze ubahe umutima wo gukunda abagaragu bawe n'igihugu waduhaye. Mana nyagasani sabiye igihugu cyanjye, sabiye n'abayobozi bacyo, ngubahe n'abajyanama beza. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت